Nongeye kubasuhuza mwe mukurikiye iki kiganiro cy'amategeko. Nk'uko mubizi, twari tumaze iminsi tuganira ku itegeko rigenga abantu n'umuryango, ariko uyu munsi tukaba twabahinduriye kuko tugiye kuganira ku birebana n'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro cy'amategeko ndi Kayigi Kajuga Leon. Mu kiganiro cyacu cya mbere, ndavuga ikiganiro nimero ya mbere wabona kuri iyi channel, twaribajije tuti umuntu ni iki? Icyo gihe kandi twabonye ko umuntu akivuka ahita agira ubuzima gatozi, ari nabwo bumuha kugira uburenganzira mbonezamubano. Kimwe muri ubwo burenganzira gikomeye ni ukugira uburenganzira busesuye ku mutungo, cyangwa se uburenganzira bwo gutunga ikintu runaka nta nkomyi. Umwe mu mitungo umuntu ashobora gutunga kandi benshi baharanira gutunga ni ubutaka. Aha twakwibaza tuti, ese umutungo abantu bose bifuza gutunga ni iki? Ubutaka buri mu murage rusange w'imbaga y'abanyarwanda bose, abakurambere, abariho ubu ndetse n'abazavuka mu gihe kiri imbere. Ibi tubisanga mu gika cya mbere cy'ingingo ya 3 y'itegeko rigenga ubutaka ryo mu 2021. Iyo ngingo irakomeza igira iti: bitabangamiye uburenganzira abantu bemerewe, leta niyo yonyine ifite ububasha bw'ikirenga mu gucunga ubutaka bwose buherereye mu mbibi z'igihugu. Ikoresha ku mpamvu z'inyungu rusange igamije iterambere nyaryo mu by'ubukungu n'imibereho myiza hakurikijwe uburyo buteganywa n'amategeko. Haseguriwe ibiteganywa mu gika cya mbere cy'ingingo, leta niyo yonyine itanga uburenganzira bwo gutunga no gukoresha ubutaka. Nyuma yo kumva ibiteganywa n'iyi ngingo y'iri tegeko, umuntu yakwibaza ati, none se niba ubutaka buhindutse umurage rusange w'imbaga nyarwanda kandi leta akaba ariyo yonyine ibufiteho ububasha bw'ikirenga bwo kubucunga ndetse no gutanga uburenganzira bwo kubutunga no kubukoresha, ubwo umuntu yavuga ko ubutaka atunze ari ubwe? Igisubizo ni yego, ariko tugomba kumenya ko ubutaka atari umutungo usanzwe nk'indi mitungo yose. Burya rero, ubutaka si telefone igendanwa watsa cyangwa ukazimya ko wishakiye, si inkweto ukandagiza mu byondo wajya kwinjira mu nzu ukajugunya hirya ngo zitavaho zikwanduriza inzu. Ubutaka si umutaka ufungura cyangwa ukawufunga uko wiboneye. Yewe si n'imodoka ugendamo ikakujyana aho ushatse hose ukayihagarika uko ubishatse. Ubutaka si igikoresho nk'ibindi, ni umutungo utimukanwa, ni umutungo ufite amategeko yihariye awugenga kandi ubarirwa mu murage rusange w'imbaga y'abanyarwanda bose nk'uko twabibonye haruguru. Kugira ngo ibi ubyumve neza, mbese kugira ngo wumve uburenganzira umuntu afite ku butaka bwe, ni uko ubanza kumenya ibi bikurikira. Icya mbere, ese ubundi uburenganzira umuntu agira ku mutungo we muri rusange ni ubuhe? Ari byo abanyamategeko bita mu gifaransa les attributs de la propriété. Iki kikaba ari igice cya mbere cy'iki kiganiro, ari nacyo twibandaho uyu munsi. Icya kabiri, ese noneho uburenganzira umuntu agira ku butaka bwe ni ubuhe? Iki kikaba ari igice cya kabiri tuzarebera hamwe mu kiganiro cy'ubutaha. Ibibazo biri umunsi twabyibajije tukanabisubiza muri iki kiganiro cy'uyu munsi, aricyo gice cya mbere, n'ikiganiro cy'ubutaha aricyo gice cya kabiri, nibwo tuzumva neza ubutaka icyo ari cyo n'uburenganzira umuntu abufiteho. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda kuri ibi bikurikira: uburenganzira umuntu agira ku mutungo we muri rusange. Uburenganzira ku mutungo kugira ngo bube bwuzuye bugomba kuba bufite ibi bintu bitatu bikurikira: ius fructus abusus mu rurimi rw'ikilatini. Muranyihanganira ko aya magambo tutayafite mu kinyarwanda. Ubu tugiye kurebera hamwe aya magambo uko ari atatu rimwe ku rindi. Ius, uburenganzira bwo gukoresha umutungo wawe. Ius ni ububasha umuntu wese afite bwo gukoresha ikintu atunze uko abyumva. Bivuga ko ashobora kugikoresha cyangwa ntagikoreshe, byose ni uburenganzira bwe. Reka tuvuge ku burenganzira afite bwo kugikoresha. Uramutse ufite imodoka wayigendamo uko ushaka, ukavuza amahoni uko ushaka, upfa kutarengera ngo ubangamire abandi cyangwa ngo urenge ku byo amategeko ateganya. Niba ufite inzu, wayituramo ubwawe cyangwa ukayiha abandi, ukayibatiza bakayituramo. Ufite n'uburenganzira bwo kudakoresha umutungo wawe. Reka nabyo tubirebe. Ufite nanone uburenganzira bwo guparika imodoka yawe ntuyigendemo ikaba aho ngaho. Ese nturabona ahantu haparitse imodoka yarazanye uruhumbu, wenda kuko ishaje kandi nyirayo afite izindi nyinshi? Ese ntimurabona urugo rurimo inzu nzima?
ariko rwarahindutse ibihuru. Ibi byose bishingiye ku burenganzira bwo guhitamo kudakoresha umutungo wawe uko ubyumva. Muri make, ISIS ni ubwo bubasha n'ubwigenge ufite mu mikoreshereze y'umutungo wawe. Igice cya kabiri kiranga uburenganzira umuntu afite ku mutungo ni fructus. Uburenganzira bwo gusarura ibikomoka ku mutungo wawe. Fructus bivuga ko nyir'umutungo afite uburenganzira bwo gusarura amatunda cyangwa imbuto zikomoka ku bikorwa bye cyangwa ku mutungo we. Urugero, niba ufite umurima w'ibigori cyangwa ibirayi, ntabwo ufite uburenganzira bwo guhinga uwo murima gusa, ahubwo ufite n'uburenganzira bwo kuwusarura nta nkomyi. Niba uri umworozi kandi, nyuma yo kuba wararushye worora, urugero inka, uzayikama, unywa ayo mata cyangwa se uyagurisha. Niba warubatse inzu, wemerewe kuyikodesha ukabona amafaranga y'ubukode. Niba warizigamiye amafaranga muri banki cyangwa muri ejo heza, uzagenda ubona inyungu kuri ayo mafaranga wizigamiye. Ibi byose nibyo twita fructus cyangwa fruits mu Cyongereza, le fruit mu Gifaransa, cyangwa se amatunda cyangwa amatunda mu Giswahili, ni imbuto se, inyungu n'ibindi byose bikomoka ku musaruro w'ibyo wakoze. Tugiye kurebera hamwe icya gatatu. Abusus, uburenganzira bwo kwiyambura cyangwa kwikuraho umutungo runaka. Abusus ni uburenganzira umuntu wese afite bwo kuba yakwikuraho umutungo we uko abishaka, haba kuwutanga, kuwugurisha cyangwa kuwusenya. Ushobora gutwika imyambaro yawe cyangwa ugasenya inzu yawe, ibyo birakureba. Abusus nicyo gice cy'uburenganzira ku mutungo gihatse ibindi, kuko ariyo ituma mu by'ukuri uburenganzira umuntu agira ku mutungo we bwuzura. Muri make, kuba wemerewe gutunga inzu ukayibamo, ni ukuvuga ISIS, ukaba wemerewe kuyikodesha, fructus, ariko ukaba utemerewe kuyigurisha, ariyo abusus, cyaba ari ikibazo gikomeye. Ibi nibyo biguha ububasha bwo kuba wakwikenuza umutungo wawe cyangwa ukawufashisha abandi uko ubyumva. Mbese ni nka ya mvugo ngo ukena ufite itungo rikakugoboka. Ibaze uramutse ufite ihene wakenera amafaranga ukaba utemerewe kuyigurisha. Abusus rero niyo iguha ubwo burenganzira. Bityo wemerewe kugurisha inzu yawe, kuyitanga, kuyisenya, kuyivugurura n'ibindi. Ariko abusus ni nayo iguha uburenganzira bwo kutikuraho ikintu runaka. Haruguru twabonye ko ufite uburenganzira bwo kwikuraho ikintu, ariko ubwo burenganzira bwo kwikuraho ikintu ni nabwo ufitemo n'uburenganzira bwo kukigumana ntihagire n'ukikwambura. Bityo ntawaguhatira kumugurisha imodoka yawe utabishaka ngo nuko guha amafaranga menshi, cyangwa ngo yayikunze, cyangwa ngo kuko umuturanyi wawe ashaka kwagura ubucuruzi bwe akakwimura akaguha amafaranga menshi. Oya, ni wowe ugomba kuyemera cyangwa ukayanga, kuko ufite uburenganzira bwuzuye ku mutungo wawe. Impamvu yonyine yatuma umuntu akurwa mu bye ni izirebana no kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, kandi nabwo abanje guhabwa ingurane cyangwa indishyi ikwiye. Muri make, ufite ISIS na fructus yitwa usufruitier cyangwa usufruitière. Ufite abusus gusa yitwa ni propriétaire. Icyitonderwa: nk'uko twatangiye ikiganiro cyacu tubivuga, ubutaka si umutungo nk'indi yose umuntu akoresha uko abishaka igihe cyose abishakiye. Nyuma yo gusobanura ibice bigize uburenganzira umuntu agira ku mutungo we, ni byiza kugaragaza ko nubwo biriya bice byose uko ari bitatu, ndavuga ISIS, fructus na abusus, umuntu abigira no ku butaka bwe, ariko ko hari n'amategeko n'amabwiriza arebana nabwo kandi akaba agomba kuyubahiriza. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo umuntu afite uburenganzira ku butaka bwe, biriya bice uko ari bitatu byose arabifite, kubukoresha, akabukodesha, akabubyaza umusaruro, ndetse akaba yanabugurisha. Ariko amenye ko hejuru y'ibyo byose, aho ubutaka butandukaniye n'indi mitungo, hari n'andi mategeko arebana nabwo agomba kubahiriza. Niyo mpamvu ushobora gufata imyenda yawe cyangwa imyambaro yawe ishaje ukayitwika ntawe ubajije, ukaba wajyana imodoka yawe muri garage yose ukayisenya, ukayigira ibice, noneho ibice bivuyemo, ibyo twita pièce de rechange,
ukaba wabigurisha cyangwa ukabitanga, kandi ibi byose ukabikora ntawe ubanje kubaza cyangwa kugisha inama. Ariko washaka gusenya inzu yawe wiguriye ku mafaranga yawe, ukabanza kubisabira uburenganzira inzego zibishinzwe. Ibi nibyo bituma mu kiganiro gikurikira tuzasubiriza hamwe ikibazo twigeze kwibaza kare kigira kiti: ese noneho uburenganzira umuntu agira ku butaka bwe ni ubuhe? Ntimuzacikwe rero. Ahasigaye munyemerere nongere mbashimira kuba mwafashe umwanya wanyu mukabana nanjye muri iki kiganiro. Njye nari Kayigi Kajuga Leon. Mugira amahoro.